Muraho nshuti y'umuryango mugari wa Rora Diaries. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo matoya abiri ariyo kuvuga ndetse no gutega amatwi. Burya rero biragoye kuvuga ngo wumvwe nk'uko umutima wawe wasobanura imvugo yawe. Niyo mpamvu akenshi bamwe bihitiramo guceceka. Rimwe na rimwe umuntu abatinya bavuga ngo barishushanya, cyangwa se akabatinya zabaragira ngo iki. Nk'uko mpora mbivuga ntawe neza rubanda. Uravuga ngo yigize bamenya, waceceka ngo ni umugome, wakitonda ngo bagire ngo, wakisekera ngo ni indyarya. Menya ko mu buzima utazanezeza bose. Nubwo wamera gute ntuzabura uguhema, ntuzabura ugusebya. Wowe icy'ingenzi ni uko utabahaye intangiriro yo kuvugwa nabi. Iyaba wari mwiza, ibyo bakuvuga ari kwa kundi babona inka babura icyo bayigaya ngo dore icebe ryayo. Hari ubwo uvuga bakagira ngo urashaka kwamamara, nyamara niba muri wowe ushaka kuvuga, vuga. Gusa uvuga ibyubaka, iby'ukuri birimo urukundo. Kandi niba wifuza gutegwa amatwi, banza nawe utege amatwi abandi. Kandi nuba uri kuvuga nawe ubanze wumve niba wiyumva koko. Mbere yo kugira icyo ukora, mbere yo kugira icyo uvuga, banza wibaze ibi: iyo ndi kuvuga ninde mba numva? Ese iyo umuntu ari kuvuga ninde mba numva? None se iyo ndi kuvuga ninde mba nshaka ko anyumva? Tugerageze twige kumva. Imana yaduhaye amatwi abiri, iduha umunwa umwe. Bivuze ko tugomba kumva cyane kuruta uko tuvuga. Kandi twibuke ko amagambo menshi avamo ibicumuro. Hari ubwo umuntu agusanga ashaka kukubwira ikimubabaje ku mutima, wowe ukamurusha amagambo umubwira inkuru zawe. Kandi burya gutega amatwi, kumva umuntu, burya biraruhura. Ugira Imana agira umuntu umwumva nk'uko koko nawe yifuza. Mu kuvuga rero navugaga ko amagambo menshi avamo ibicumuro. Gusa kandi niba ufite ukuri, niba hari ijambo wumva ushaka gusangiza abandi, ntugatinye kandi ntugacike intege zo kuvuga nubwo uzahura n'abakujora. Reka none Imana iduhe ugutwi kumva, ugutwi k'umwuka kubasha kumva ijwi ryayo, ugutwi kubasha kumva abandi. Ugira amahirwe n'uvuga kumvwa. Reka uyu munsi tuba baruhura imitima ya benshi, turushaho gutega amatwi. Reka tube ibikoresho by'ijuru. Imana ihindure imico yacu mibi, itwambure ibibi byacu, iduhindure abayivugira mu isi. Imana itubabarire aho twakoresheje akanwa kacu nabi, cyangwa aho tutateze amatwi abandi. Nuko uyu munsi duhitemo amagambo meza tuvuga, ndetse twige no gutega amatwi no kuruhura imitima ya benshi. Imana iduha n'umugisha. Murakoze.